mbere ni gushima no kwizihiza imyaka 7 ishize nakiriye agakiza. Tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2016, tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2023, imyaka 7 iruzuye nakiriye agakiza. Uyu munsi nkaba nagira ubuntu bwo kujya aho ijwi ry'Imana ryasanze rinkangurira gukizwa. Ubwibyo tugiye kureba ibintu Imana yacoboje muri iyo myaka 7 y'agakiza mu nzira z'Imana, atari mu nzira zanjye. Imana yacoboje gusoma ijambo kuva ku itangiriro kugera byahishura. Nkaba narisomye byibuze kabiri ku mpamvu isomo bwa gatatu kugira ngo nsobanukirwe neza menye inzira z'Imana mve mu nzira z'isi. Ni ikintu gikomeye gusoma ijambo n'ibishishikaza buri muntu wese kugira nawe abone ubugingo muri Kristo. Cyangwa rero nakiriye Kristo nk'umukiza wanjye, nakira agakiza, ndatura ku mugaragaro, ndabatizwa, akaba ari byo bintu mvuganye. Muntu wumva unyotewe n'ijambo ry'Imana, wumva ufite imitwaro ikuremereye, shaka agakiza, soma ijambo ry'Imana, ubatizwe, wakira agakiza, maze wirebere ko ubuzima nyabuzima bubonerwa mu gakiza. Cyakurikiye rero natangiye kwigisha ijambo umunsi ku munsi, ndaryigisha ndinyotewe, ndisangiza abantu uko nshoboye, umunsi, amanywa, nijoro. Akaba aribyo byanshoboje gukomeza kuguma mu nzira z'Imana. Nkaba nshima Imana muri Zaburi 33. Reka turebe Zaburi 33 icyo ivuga ku byerekeye uko Imana irokora ubugingo bwacu. Reka dusome Zaburi 33. Mana wamvanye mu mva, nari ndi mu nzira ngana ikuzimu, ariko warongeye gukiza ubugingo bwanjye, none ubu ndiho. Kuvuga ngo Imana iyo ibonye ko ugiye kugwa ikakugirira ubuntu, ikagukiza, ikakuvana mu mva, ikongera gusubiza mu bugingo. Ikintu ukora, shaka uko wikorera n'Imana, wiyunge n'Imana n'umutwaro wose n'ubwenge bwawe bwose, kugira ngo ukomeze mu nzira z'Imana, kuko yakubwiza ukuri nta cyiza nko kumenya ubwiza bw'Imana. Imana yamfashe kubona umuryango mwiza, umuryango unogeye mu maso y'Imana, atari mu maso y'abantu, atari mu maso y'isi. Uvuga ngo Imana iguhaye agakiza, ikaguha ijambo, ukabatizwa, ukigira ijambo ry'Imana, ukamenya ukuri kw'Imana, ikaguha umuryango uboneye. Imana ibizi, ubizi, umuryango ubizi. Ni ukuvuga ngo ukomeza gukomera mu nzira z'Imana. Wa muryango Imana iguhaye ugakomeza nawe uwujyana mu nzira z'Imana, nicyo witura Imana. Ni byiza kwibuka Imana, ukayizirikana amanywa n'ijoro, umunsi ku munsi, kugira ngo ukomere mu nzira z'Imana utagwa. Rero muri iyo myaka 7 y'agakiza n'izihiza uyu munsi, Imana yashoboje kwandika ibitabo 7. Igitabo cya mbere nanditse ni ku Rwanda, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gitabo nanditse gisohoka muri 2020. Iki gitabo kivuga urukundo nyarukundo, nacyo cyasohotse 2020. Nyuma yaho ndetse sohoka nanone mu mwaka umwe 2020, Kenya na Ukraine, uvuga ku bibazo byabaga muri Kenya n'ibibazo byabaye muri Ukraine, akaba ari ibibazo byavuye muri ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibi binanditse imyaka 10 mbere y'uko intambara iba, ariko mbishyira mu gitabo imyaka 2 mbere y'uko intambara iba, kuko ijwi ryakomeje rimbwira ngo bishyire mu gitabo. Imyaka 2 mbere y'uko intambara iba, bishyize mu gitabo, intambara ihita imyaka 2 nyuma. Igitabo nakurikijeho rero, barasoma ijambo ry'Imana, nakurikiye inzira z'Imana umunsi ku munsi, amanywa ku manywa. Igitabo nanditse nahise ntekereza ko
kwandika igitabo cy'uko wasoma Bibiliya neza ukayumva ukayisobanukirwa. Iki gitabo nacyo cyasohotse 2020 ko nabyandikaga bibangikanye, noneho byose ibyinshi bisohoka mu mwaka umwe 2020 ariko mu mezi atandukanye. Ubwo rero maze kwandika ibyo bitabo byose, nubwo navuze ni ibintu Imana inkoreye, ibitangaza Imana inkoreye, reka simbyihererane ko Imana yamaga amagambo umunsi ku munsi nkayandika nkayasangiza abantu, noneho ndavuga nti reka nyashyire mu gitabo ayo magambo igihumbi. Iki ni igitabo cyavuyemo ayo magambo nahabwaga n'Imana yo kunyereka inzira ngomba gukurikiza, inzira ziboneye kugira ngo uramye ibisigaye mu bugingo bwawe. Nibwo Imana yampaye kino gitabo, amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe, nkasangiza abantu muri iki gitabo uko nakijijwe n'ukwizera. Rero ni igitabo cyakurikiyeho nyuma y'icyo ndavuga Mana wampaye ijambo nyuma agakiza, urinyereka ndakumenya ndakubona mu ijambo ryawe, mu bitabo, mu muryango, mu byose. None reka mvuge neza ko nta pfunwe ntewe no kuba narakiriye agakiza, mbishyira muri iki gitabo ko ntatewe ipfunwe na gato kuba narakiriye agakiza, kuko nzi icyo bivuze ku Mana atari ku bantu. Aba rero nta pfunwe ntewe no kuba narakiriye agakiza, kuko namenye inzira z'ubuzima nyabuzima, yaba ubwo kuri ino si yaba n'ubuzakurikiraho, aribwo buzima buzira iherezo abenshi batarahishurirwa. Maze kwandika ibyo bitabo rero, Imana yarengeretse nanone impa indirimbo ebyiri. Indirimbo ya mbere aho mvuga uko nakangutse navuye ibuzimu nkaza ibuntu, kuko Imana yankanguye. Muri iyo ndirimbo mvuga ukuntu agakiza ariyo mpano ikomeye, niyo mpano ikomeye ushobora kubona, yaba wayihabwa nande, ko agakiza ntakora ugahabwa n'umuntu, ni Imana yonyine ishobora kuguha. None iyo mpano inyura imbere y'abantu benshi umunsi ku munsi, ariko abayakira imbaga. Shaka agakiza Imana ikakweretse, gafate ugakomeza, kuko nta kintu ino si cyaruta kwakira agakiza cyangwa iyo umuntu ushya kubatizwa. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo twigorore n'Imana, kubera umugambi w'Imana wa nyuma y'ubuzima. Ibi turimo by'isi birashira. Wibuke neza ibyanditswe baratubwira ngo umuntu abaho imyaka 70 yaba yagira ubuntu 80. Aho mu kigereranyo Imana ivuga n'abandi bayirenzeho ni bake, ariko muri rusange 70-80. Nyuma y'ubuzima n'ikikurikira. Ibaze, shaka Imana, ushaka agakiza, kuko kazakwambutsa ibihe birenga. Ubwo rero mushima Imana none uko yanyijije, uko yamfashije. Reka dusome Zaburi 94:17. Zaburi 94:17. Iyo Imana itaza kumufasha, mba naragiye aho abantu bazimira ikuzimu bagaceceka burundu. Bivuga ngo ubugingo bwanjye buba bwarazimiye. Iyo Imana itangiza umuntu mwiza, uyu munsi ntabwo nabona ngo duhame, ntabwo byarangiye, kuko Imana yagiriye ubuntu, kuko yabonye ko nari mu nzira z'ubuyobe, irangiza ingiza urwobo ruzimiza ubuzima burundu umuntu akibagirana. Ariko unarakira agakiza akukira inzira z'Imana, uyu munsi ni amashimwe. Niyo mpamvu nizihiza imyaka 7 nakira agakiza, kuko nzi aho Imana yankuye, kandi aho yankuye aho ingejeje n'aho izageza nzi neza, ntashidikanya ko ari heza, kuko niyemeje gukurikira Imana n'umutima wanjye wose, n'ubwenge bwanjye bwose, n'ingufu zanjye zose, uko nshoboye. Nubwo kamere mu muntu rimwe n'itabura, ariko byibuze kagatima kavuga ati Imana
waranyeretse umuntu ibitangaza, reka mwambeho kuko nshoboye, nzi neza ko utazamvira. Niyo mpamvu ntifuza kwakira agakiza, komera mu nzira z'Imana, ushakisha Imana, ukunda ukuri, ushaka ukuri, nibyo bizakugeza mu bugingo bukoraho iteka ryose. Ubwo ibyo rero naravuze nti reka mbere ku Mana, nubahe Imana, nkunda Imana, kandi noneho manze nigorore nanjye ubwanjye, mbone nigorore n'abantu, yaba abo ngomba kwishyura, yaba abo ngomba kwishyura, byose narabirangije nkoreshejwe n'Imana. Ibyo byose ni ibintu Imana yanyeretse, irambwira iti kurikira, soma ijambo, guha umuryango, guha igitabo, guha ubutumwa, wigishe, ugende wigorore na bagenzi bawe bose, yaba abakwemerera, abatakwemera ubareke, kuko nzi neza ko nagushyize mu nzira zanjye zigororotse. Abandi ibyo batabona kandi babona bakabinyuza amaso yabo, abo bareke, kuko nzi neza umugambi ufite. Niyo gahunda Imana yampaye. Nzi neza wowe ushobora kuba wifuza umuntu nabi, cyangwa se ubona ibitangaza Imana ikora umunsi ku munsi, waragiye ubona ABCD ukabibona ukabihinyuza. Ni wa mutima wo kunangira, nta mutima wa Farawo wo muri Egiputa. Reka uwo mutima wo kunangira, reka uwo mutima ukujyana ikuzimu, uvi ibuzimu uzira umuntu, kuko hato Imana itazatinda kugaragaza ukuri. Ukuri uko byagenda kose turabizi, guca umuzigo ni gushya, kandi ukuri amaherezo wisokera kwigaragaza. Batubwire rero kubw'ibyo, nyuma y'ibyo byose naje gusanga ko ukuri nari kuvuga niko kuri hejuru ya byose. Kunda ukuri, shaka ukuri, sangiza abantu ukuri, umunyakuri, wigorore nawe ubwawe, ubone wigorore n'Imana, kuko niba nta kuri kuri muri wewe, mbikubwira, ntabwo uzabona Imana. Uyu munsi rero imyaka 7 iruzuye, abashima Imana ko yashoboje kwakira agakiza, abatizwa, kanga umuryango, kanga ibitabo, bikaba n'ibindi byinshi ntavugiye aha, ariko nzi neza ko iyi ni intangiriro. Iby'Imana ishobora gutwara birenze kure ibyo tukabikora. Shaka Imana, ukunda ukuri, ubatizwe, usigasire ubugingo bwawe bw'ejo hazaza, kuko muri ino si twese turabagenzi. Ariko se nyuma y'ubuzima ukibaze, numara kubyisubiza utekereze, uvuga uti reka nshake Imana, kuko niyo itanga ubugingo, niyo itanga amahoro. Aha rero mbashimiye, mukomere, Imana ikomeze ibarinde. Nzi neza ko muri mwese ubutumwa hari uwo wenda uzahindura, akaba yakwakira agakiza, yaba uyu munsi, yaba ejo, yaba igihe kizaza, kuko nzi neza ko mu bihe biri imbere benshi bazatangira kubona ukuri batangaje. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.